Ndagusuhujeho nteze amatwi muri aka kanya, urasuzwa na Padiri Janvier, nkaba ngiye kukugezaho abatagatifu duhimbaza tariki ya 11 Kanama buri mwaka. Tariki ya 11 Kanama duhimbaza abatagatifu Claire wa Assise, Suzanne wahawe Imana i Roma ku ngoma ya Diocletian, tugahimbaza na Mutagatifu Alexandre umwepiskopi wa Komana, umumaritire wahawe Imana mu kinyejana cya 4. Ngiye kubagezaho muri make ibyaranze Mutagatifu Claire wa Assise. Claire yavukiye mu Butaliyani i Assise, kimwe na Mutagatifu François d'Assise umurusha imyaka 12. Claire yavutse tariki ya 16 z'ukwa karindwi mu mwaka w'1194. Yitaba Imana tariki ya 11 Kanama mu mwaka w'1253, afite imyaka 59 y'amavuko. Akaba ari umwe mu batagatifu bakunzwe cyane muri Kiliziya. Claire iwabo bari abakire, umwana wabo bakumva bazamushyingira umuntu ukomeye. Ubwo Assise hadukaga intambara mu mwaka w'1200, ababyeyi ba Claire na Claire wari ukiri muto bahungiye i Peruze. Nyuma y'imyaka 5 bagarutse Assise. Hanyuma nko mu 1210 aza kumenya Mutagatifu François d'Assise wari waramenye Kristu, agatangira no kumwamamaza aho Assise bari batuye. Claire urebye ni nk'imbuto yatewe na Mutagatifu François d'Assise, maze iyo mbuto ikarumbukira Nyagasani. Umunsi umwe yumvise inyigisho za François d'Assise, asa n'uwumvise ijwi rya Kristu rimuhamagara, yumva kuruwe n'ubuzima bwo kubaho gikene, byose akabyegurira Kristu. Nibwo ashatse uko yahura na François, nuko abinyuza kuri mubyara we witwaga Rufin, wari waramaze kuba umufrere hamwe na François d'Assise. Nuko bamaze guhura buzuza umugambi wo kwiha Imana no guhindura ubuzima. Mu ijoro ryo ku munsi wa mashami mu mwaka w'1212, Claire ava iwabo asanga François i Portioncure. Icyo gihe yari afite imyaka 18, nibwo yasize ubukire bwinshi bw'iwabo n'ibindi ababyeyi be bamuteguriraga, yiyegurira Imana, asezerana kwiberaho mu bukene. François d'Assise aramwakira, imisatsi ye myiza cyane arayogosha, amwambika umwambaro wo kwibabaza urimo n'ikamba ry'amahwa clarisses bambara iyo basezerana. Kuva ubwo afata umwambaro wo bihaye Imana, yiyegurira Kristu wenyine akunda. Kuba iwabo wa Claire batari babishyigikiye ko yiha Imana, ntago byamubujije kwiha Imana. Nuko bidatinze abakobwa benshi bo muri ako gace baramusanga, harimo na murumuna we witwaga Agnes n'undi witwaga Beatrice. Babayeho mu buzima bwa gikene bafashwa na Mutagatifu François d'Assise. Nuko kuva icyo gihe
za monasteri zitangira kuvuka, umuryango w'abaclarisse uvuka gutyo. François d'Assise aho amariye gupfa, papa yakomeje gufasha uwo muryango, ariko Claire we akanga izo mfashanyo kuko yashakaga kubaho rwose gikene no kwiyoroshya bya gifransisikani. Papa Innocent wa kane niwe wemeye mu rwego rwa kiliziya uwo muryango w'abaclarisse mu mwaka w'1252, ubwo yabasuraga akawemeza ku mugaragaro, maze inyandiko ibyemeza ikabageraho taliki ya 9 Kanama mu mwaka w'1253. Claire yitabye Imana iminsi 2 nyuma yaho, ni ukuvuga taliki ya 11 Kanama mu mwaka w'1253, afite mu ntoki ze iyo nyandiko papa yari amaze kwakiriza yemera uwo muryango w'abakristo, uwo muryango w'abaclarisse. Nuko Claire apfa atyo afite iyo nyandiko mu ntoki yuzuye ibyishimo byinshi. Claire yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu na Papa Alexandre wa kane mu mwaka w'1255, imyaka 2 nyuma yo kwitaba Imana. Claire mu buzima bwe yabaye umukobwa ufite ishyaka, uzi gufata umurongo agafata ibyemezo nyuma yo gushungura, kandi akaba indahemuka, akagira n'ubumuntu. Yaranzwe no kwicisha bugufi, abaho gikene, yibuza ku bushake bwe ubukire bw'iwabo, asiga byinshi, asanga Kristo byose. Abera urugero abandi bakobwa bamukurikiye muri monasteri, maze bagashinga uwo muryango w'abaclarisse. Umunsi mwiza kubitwa ba Claire mwese, umunsi mwiza kubitwa ba Suzanne, umunsi mwiza kubitwa ba Alexandre, umunsi mwiza by'umwihariko ku ba Clarisse. Namwe mwese mwari munteze amatwi, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier, naho ubutaha.